Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Energy Empire, nizere ko mumeze neza muri hose hirya no hino hatandukanye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba hose, ndetse no mu by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuga ikinyarwanda mwese nizere ko muri amahoro, ndetse n'abacyumva abarundi ndetse n'abandi bose baba bumva ikinyarwanda mumurikirana kuri uyu murongo wa Energy Empire, nizere ko mumeze neza kandi mukomeze nanone kugira impagarike n'ubugingo. Ku itariki ya 27 ukwezi kwa munani mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye kurebera hamwe amakuru yiriwe ejo, ndetse niba ngombwa turebe nayo uyu munsi uko bihagaze. Ku munsi w'ejo, perezida wa Repubulika y'u Burundi Ndayishimiye Evariste yateranishije inama abayobozi bose bo muri guverinoma. Bigaga ku bintu byinshi bitandukanye, turaje tubirebe uko bihagaze. Ndetse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari kugenzurwa cyangwa se ahari kuyoborwa n'umutwe wa AFCM 23, ejo nabo habaye igikorwa kidasanzwe. Ibyo nabyo turaje turebe uko byifashe. Ku munsi w'ejo kandi nanone abastari bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga babiri bishyize hamwe, ari bo uwitwa Buri Nguni ndetse na Buri Kantu. Hari amakuru ejo batangaje adasanzwe ku bijyanye n'urubuga bafonze cyangwa se n'urubuga bakreye rugiye kujya ruhuriraho abakunzi. Ayo nayo turaza kuyanyuramo tuyarebe uko ameze. Reka twigarukire ku gihugu cy'u Burundi. Ku gihugu cy'u Burundi ejo, Evariste Ndayishimiye yahuje abayobozi cyangwa se yayoboye inama y'inteko, inama y'abayobozi ba guverinoma, biga ku bibazo bigiye bitandukanye bikwiriye kugirira inyungu igihugu no kugirira akamaro igihugu. Muri ibyo bizeho cyangwa se muri ibyo byaganiriweho harimo kubaka uruganda cyangwa se icyitwa amashanyarazi, ariko amashanyarazi aturutse ku mirasire y'izuba. Hizwe nanone kandi kuko bakubakwa gari ya moshi cyangwa se hakubakwa umuhanda wa gari ya moshi. Ibyo nabyo byaganiriweho kandi nabyo byizweho. Icyakora hagarutswe nanone ku kijyanye imiriro imaze iminsi yibasira inyubako zitandukanye, kuva mu minsi ishize, aho umuriro wibasiye ububiko bw'imbunda cyangwa se ububiko bw'intwaro mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma haza kujya hibasirwa amasoko atandukanye hirya no hino, ku buryo ibicuruzwa by'abaturage cyangwa se ibicuruzwa by'abantu byinshi byagiye bihahira, ndetse hagiye habamo n'abahakomerekera. Nyuma hagera kugaragara umuriro mwinshi wagiye wibasira inyubako zikomeye, inyubako ndende, inyubako zigezweho kandi zikorerwamo n'abacuruzi batandukanye, abamalimentation, bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo byose bigenda nabyo bihiramo, abaturage babihomberamo. Mwagiye mubibona abaturage babaga bikoreye amaboko, abandi bahetse amaboko, abandi barira bavuga bati ibi niki, bitotomba cyane. Ibyo nabyo biza kuva mu nzira birarangira. Ibyo byose rero, ibyo byose ni bimwe mu byatumye Evariste Ndayishimiye ateranisha inama ikitaraganya kugira ngo byigweho ndetse binaganirweho. Mu by'ukuri nubwo iyo nama yateranye ndetse ikiga kuri ibyo byose, nta na rimwe higeze hagaragazwa icyaba cyarateraga izo nkongi z'umuriro zagiye zibasira inyubako zitandukanye. Nta nubwo yigeze atangariza abaturage icyateje izo nkongi z'umuriro. Icyakora haravugwa ko bakwiriye kubaka neza imiyoboro y'amashanyarazi ndetse no kuyitunganya no kuyivugurura. Ibyo nabyo byaganiriweho mu buryo bwo kuyivugurura kugira ngo ibintu bigende neza. Nguko ngayo amakuru ahagaze mu Burundi. Cyakora mu Burundi nanone abaturage bakomeje kubaza no kwitotomba cyane, babaza bati ese ni ikihe kibazo turi guhura nacyo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ko turi gukomeza guhura n'inkongi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tugahura n'inkongi by'umwisubirizo. Abaturage bakomeje kubibaza, bakurikiye ku mbuga nkoranyambaga bariho baragenda babyandika cyane, bavuga bati ese twaratewe ntimwatubwira. Igihugu by'ukuri biragaragara ko cyatewe, ntabwo ari inkongi z'umuriro mu buryo busanzwe gusa, igihugu biragaragara yuko cyatewe. Ibyo ngibyo rero nibyo abaturage cyangwa se abenegihugu b'u Burundi bakomeje kwibaza no kwitotomba, babavuga bati ese koko niba twaratewe, kuki tutabibwirwa ngo tubimenye tubisobanukirwe, ahubwo ntihagire icyo bivugwaho? Kuki ubuyobozi nta kintu buvuga kuri ibi bintu? Kuki ubuyobozi nta kintu butangaza kuri ibi bintu, kuri izi nkongi ziri kutubaho mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Burundi? Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahagenzurwa n'umutwe wa AFCM 23 ndetse na Twirwaneho,
ejo basuye urugomero rw'amashanyarazi, urugomero rw'amashanyarazi rumaze kuzura mu nkengero z'uriya mujyi wa Goma. Ubona ko ari urugomero rwose rwiza kandi rwubakitse, ubona ko ari urugomero rutunganije. Ni mu gihe hari hashize iminsi hasuwe nanone mu nkengero z'umujyi basura bareba, ndetse bareba niko imihanda igenda ikorwa. Ni muri ubwo buryo hakomejwe gukorwa ibikorwa bitandukanye n'uyu mutwe wa AFCM 23 ndetse na Twirwaneho, aho bagenzura bamaze iminsi bubaka ibikorwa remezo bitandukanye, barubaka imihanda, baragenda baca inzira aho zitari, cyangwa se baforoma imihanda aho itari, ndetse no gukora amasuku adasanzwe mu mujyi wa Goma. Iyo urebye neza witegereje mu mujyi wa Goma uburyo hasigaye hameze, ubona ko bidasanzwe, harakeye, haratunganye, harasa neza. Ndakubwiza ukuri ko umujyi wa Goma uyu munsi, umuntu uheruka 2024 uyu munsi awugezemo 2026 yatangara kandi yakumirwa. Ni umujyi usa neza, ni umujyi ufite isuku, ni umujyi uri ku murongo, ni umujyi ufite umutekano, ni umujyi buri muntu wese asigaye yidegembya, atacyamburwa ibye, atagicuruza ngo afite ubwoba avuga ngo mu kanya hari umuntu uri buze kunyambura. Ni umujyi uri ku murongo, mu by'ukuri wagira ngo hashize imyaka 10 aho hantu havugururwa, ariko mu by'ukuri ni imyaka itarenze 2 gusa, cyangwa se umwaka umwe bitunganijwe kandi ibintu bishyizwe ku murongo. Iyo witegereje rero n'imikorere cyangwa se imiterere y'igisirikare cy'umutwe wa AFCM 23, mu by'ukuri n'ababeshye, ubona ko ari igisirikare gikanganye kandi gitinyitse muri aka karere, cyangwa se muri ibi bihugu duturanye. Ni igisirikare ubona kiri kuri gahunda, ni igisirikare ubona gitinyitse, ni igisirikare ubona kiri smart, ni igisirikare ubona gifite ibikoresho, ni igisirikare ubona ko n'inzego ubwazo ari inzego zifite ibikoresho, kuko